mbanze mbabwire iyerekwa. Aha muri iki kibuga no hanze hari ibishyimbo byinshi pe. Aha hanze ngo binyanyagiye ari byinshi, ngo hari abantu barimo gutoranya. Ndababwira ngo mugerageze mutoranye imyanda yose uko imeze kose murayimaramo. Ibishyimbo birajya muri uriya mufuka nta mwanda n'umwe urimo. Hano huzuye no hanze hose, sare yuzuye no hanze. Ndababwira ngo byanze bikunze ibibare murabikuramo, imyanda murayivanamo, birajya mu mufuka ariko nta mwanda usigayemo. Mubaze Mwuka Wera. Ibyo ni iyerekwa. Ngo ndavuga ngo byanze bikunze murabitora. Iyi myanda, ibi bishyimbo birajya muri uyu mufuka, imyanda yose nta mwanda n'umwe usigayemo. Kujonjora no kuvuga ngo uko emeze kose ibigawa bigiye gukurwa mu bishyimbo. Bibiri na 24 muri Rehobote hazasigara ingereri, kuko nicyo nasabye Imana. Narabiyisabye ndi kubisengera ngo tutazagerana ku musaraba yere gukomeza kundushya. Ngo ambere igisitaza, ambere umugogoro, ambere umusaraba wo tutazarigeranamo. Ntako ntagize, narabwirije, narahuguye, narahanuye, aho kugira ngo ambere ikigusha. Imana yo mu ijuru ishobora byose inkura imbere, kuko ntako ntagize. Kuko ikirayi kiboze iyo gishize mu birayi bizima, ibirayi byose birabora. Siko kuri ikirayi kiboze gifata kirambike mu birayi bizima mu mufuka, mu minsi 3 umufuka wose uzaba waboze. Icyo kirayi kiboze vomye ko kijugunwa hagasigara ibirayi bizima. Ndiriyere ko naraye ngize bari gutora ibishyimbo byinshi hano no hanze hose. Ngo ndababwira ngo murabitora, bizanze bikunze birajya mu mufuka ariko nta mwanda usigayemo. Mukuremo ibibore, mukuremo. Hanyuma rero uzi kubaza Mwuka Wera, abaze Mwuka Wera, n'abazi gusenga muyibaze. Tugeze ku munsi wa 3, ariko mu ijambo rimwe rezime ibigawa birashoboka ko bigiye kuvanwa mu bishimo. Ko niko kuri. Ubwo rayibaza nawe iryo yere kwagenda urisengere nawe ibaze. Musi wa mbere turi kwijambo rivuga ngo gukizwa niki, koko abantu barakijijwe cyangwa ntabwo bakijijwe. Ubundi Paulo niba yigeze kwandikira Bikorinto sinibuka neza, arabaga ngo mwagiye mu butayu gushaka iki, nawe mwaje gukora icyano muri izi nyigisho z'agakiza. Ndaje mbipange nsimbukira Nyamata iminsi 4 cyangwa 5, buri mugoroba Nyamata, namwe ndaje nyigisho z'agakiza. Ndaje mbipange Nyamata naho dusimbukire guhera kwa 2 kwa 3 kwa 4 kwa 5, ubundi naho turaje dusimbukire ni Nyamata. Bantu b'inyamata nababonye
naho tugiye gusimbukira mu gihe kigiye kuza kwa kabiri, kwa gatatu, kwa kane, kwa gatanu, inyigisho z'agakiza. Paulo yandikira abikora intarabaza atari ko mu butayu mwagiye gushaka yiki. Hanyuma abantu bari gufata ama message izi nyigisho bakazohereza, mufate neza message, mwohereze ibintu biri kuri. Haro nabonye ari amagambo nababwiye ngo Yesu yarafite abigishwa 2,000, havamo 70 ingahe, havamo 70 ingahe. Navuze ko mu 2,000 havuye bangaye, nabonye yanditse ngo 75. Hanyuma mu ntangire message neza, uko message nazitanze ariko muzitanga ikintu bita transformation ya message. Gose mumbabarire, mwandukure neza utangiye message mu yandi magambo uvuge ibyo navuze neza. Hariho nabonye wanditse ngo ni 75, oya ni 70. Mu butayu muri Rehoboti mwaje gushaka iki? Yesu yahagurukanye n'ikivunge cy'2,000 gishaka imigati. Mu 2,000 ahamagaye habonekamo 70. Muri abo 70 havamo 12 b'intumwa, icyo bita intumwa za Yesu. Muri abo 12 havamo 3 b'inkoramutima za Yesu. Muri abo 3 havamo umwe ari we Yohana wahoraga mu gituza cye. Mu byiciro 5 uri mu kihe? Muri ibyo byiciro 5 uri hehe? Uri parmi 2,000, uri muri 70, uri muri 70 habonetsemo 12 basize ibyabo, basiga indobani. Luka yari umuganga asiga akazi, abari abarobyi bashyira hasi indobani, arababwira ngo muze ngiye kubagira abarobyi b'abantu muve mu mafi. 12 basize ibyabo. Muri abo 12 Petero na Yohane na Yakobo 3 bahinduka inshuti zima za Yesu magara. Muri abo 3 Yohana yahoraga mu gituza cye, abashaka kumenya amakuru ya Yesu bakayabaza Yohana, wamenya gute Yesu yabari guhumeka gute? Kuko yahoraga mu gituza cye. Muri ibyo byiciro 5 ndi kubaza ngo uri mu kihe kiki? Urasubiza umutima wawe, kandi Mwuka Wera ntabeshywa. Koko wajisha mama tumukunde ukabyina hano nkagira ngo urakijijwe. Mwuka Wera nabajije ngo urihe parmi ibyo byiciro uko ari 5 urahaganaye. Subiza Mwuka Wera, subiza umutima wawe, subiza umutima wawe. Ngewe uransubiza ngo erega buriya rero hari ikintu kiri kunsita muri iyi minsi. Kubera ko navuze ngo bandike, abantu bari kunyohereza message ngo uranyihanganira, ngo nkwihanganira se niwo agakiza kanjye ni wowe. Ngo uranyihanganira, gukizwa ni inyungu zande, gukizwa ni inyungu zande. Mama Daya, gukizwa ni inyungu, gukizwa kwawe ni inyungu zande, ni inyungu zande gukizwa kwawe ra. Ngo uranyihanganira ukagira ngo araza kumumubyizi. Mari aba bantu b'imisi ngo unyihanganire, uraza kumpingira se? Unyihanganire, uraza kunsasira, unyihanganire, uranzanira ikise kidasanzwe ngo unyihanganire. Umva agakiza k'imisi. Ubu narumiwe, ngewe narumiwe rwose. Uranyihanganira, ndakwihanganira, suranzanira iki? Weshyira muri kamera rwose. Message zijye guturitsa telefone yanjye kuva mu gitondo, biri kugera igihe nkayifunga kugira ngo amane uko nsenga ngakuraho data, kuko ntabwo nabibasha gusubiza. Uranyihanganira, kwihanganire se? Gukizwa ni inyungu, ni unzaniye ikize? Ariko tujye tubwizanya ukuri. Ariko
uranyihanganira. Ariko abantu abakristo b'iyi minsi rero bazi ko bari gukirizwa abashumba, kubera ibintu byo guhendagenda mu nsengero ngo batagenda, ngo batagira gute, ngo ni business, ni business. Umva, usenge cyangwa urorere. Icyo ngomba gukora mama tumukunde ni uguhagarara hano kabwiriza wo gukiza agakizwa, kugira ngo utazagira icyo unshinja. Ijuru rikanyandikira. Na Yesu mu bigishwa 12 Yuda yaramunaniye. Awi Yesu parmi les 12 apôtres intumwa za Yesu, Yuda yaramunaniye. Tako tagize Yuda, ariko Yesu ageze imbere ya se aramubwira ati abo wampaye ngaba uretse wo kurimbuka. Wo kurimbuka mama tumukunde namugira ne? Namugira nti wo kurimbuka. Wo nabwirije kanga nzafata inkoni se? Wo nabwirije hano se dufite amapingu, tuririba, turi polisi. Ariko message uranyihanganira, buri munota unyihanganira, kwihanganira. Kuki abantu bari kwitiranya ibi? Uranyihanganira, kwihanganire se, kwihanganire gute se? Uranyihanganira, wongera uranyihanganira. Uyafata muri kamera rwose. Wakurimbuka ntako namugenza. None se ariko ndi kubaza ijambo rimwe, mu giterane cy'imisi 5 cy'imigisha ko abantu bamona umwanya, bamwe bagafunga n'amaduka ye. Hari unyandikiye message ati mama tumuku ubu ndafunze ndaje, karibu mu giterane cya kuko umwami Imana azantabara. Hahandi titire ivuga ngo mwicecekere gusa murebe ikintu Uwiteka agiye gukora muri iki cyumweru. Ndakinze ndaje agakingiduka. Bamwe bakambwira ngo bagiye guturuka akazi, bakagaturuka. Atukwemeze ko se gitangaza cyo kwa kabiri kitanshika, cyangwa se kiri bumanuke kwa gatatu kitanshika. Kuki babona umwanya mu minsi 5? Erega nge nta busobanuro wampa. Kire ku muntu utari mu gihugu ari hanze. Kabiri uri gukorera mu ntara, aho birumvikana. Uwabyaye ukora izamu, ibyo birumvikana rwose. Ariko hari ahandi utamba ubusobanuro. Kubona umwanya mu minsi 5 y'ibitangaza, kubona umwanya. Ariko icyakora Mana, iki ni igipimo pe. Mana yarambwiye ngo ndaje nkwereke. Aya masaha baba bamaze kuzura bagira hanze, turi gushaka intebe twazibuze. Nubwo turi mu bihe bisa na hari by'imperuka, Paulo yahanuye mu bihe by'imperuka. Amen. Urufatiro rw'Uwiteka ruracyahagaze. Rwanditse amagambo avuga ngo abangenda bazi kandi bari ikimenyetso. Nyihanganira. Kwihanganira se unzaniye igiki kidasanzwe. Uranyihanganira. Gukizwa ni inyungu zawe, nanjye ndi kwishajabira, nanjye umva ndi kureba ko Uwiteka yangirira neza, ndi kureba ko Uwiteka Imana nyine ngabo yandenze iminsi Satana atandi yisata burenge, nawe nutirwanaho ibyo birakureba. Misi 5 kuva kwa mbere kugeza kwa 5. Akavuga ati kwemeze kwese mu matumuku nzafunga iduka buri mugoroba. Karibu rwose. Kazinda gatorotse mama tumuku ubundi agakwebye. Sawa, karibu rwose ku kidendezi. Impamvu zishe byinshi ukimara kwakira ubwo buntu ntabwo wagira impundu
nakubwira ngo akunda Imana, umuntu akakubwira ngo nkunda Imana, uzamwihorere. Ntuziri guterana nawe amagambo, uzamupimire ku gihayiha. Nakubwira ngo akunda Imana, uzamureke. Ntuziri guterana nawe amagambo, uzamupimire ku gihe ayiha. Resume, Imana irambwira ngo ariko abantu barakijijwe koko cyangwa i Kanombe mu Gashyushya waje kuhashakira. Niko Yesu Paulo niko yabajije abikorera, byari itorero ry'akazuyazi, bahora ari akazuyazi, badakizwa n'umunsi wari akazuyazi, ntibakonje nta gushyuha n'akazuyazi. Arabaza ati ariko mu butayu iyo mwirirwa muzerera mwavanye nawe aha ku kidendezi waje kuhashakira ibirayi, ubu bari kugura, abayibye bari kugura, bari gushopinga, abayasambaniye bari gushopinga. Hariho n'abanye gutanga ubuhamya ati rwose hariho nigeze gusambana nawe mpereza ibihumbi 10 by'amadolari, ati mukuri kose 10 by'amadolari. Abo nabo muri guhurira muri shop ndetse baturusha n'ubutunzi. Aha ku kidendezi waje kuhashakira. Gukizwa niki? Agakiza niki? Umunsi wa mbere twabonye ijambo rivuga ngo gukizwa no guhinduka mu myumvire no mu mitekerereze. Imyumvire yawe n'imitekerereze bigahinduka yewe, kuko nta gakiza katagira impinduka. Niba ntaho wavuye nta naho umaze kugera, turakizwa. Kera nari uyu, ubu ndi uyu nguyu. Nashira gisoni ariko singishira isoni, nari umwirasi ariko sinkira umwirasi. Data mu yandi magambo Yesu nize mpinduka Yesu yazanye mu buzima bwawe umaze gukizwa. Uko niko gukizwa. Kabiri, ejo kwa kabiri twabonye ijambo rivuga ngo gukizwa no kwemera ubushake bw'Imana uko bwawe bumeze bwose. Waba ubyumva, waba utabyumva, byaba bishaririye, byaba biryohereye, byaba bikunyuze, byaba bitakunyuze, byaba bikubereye, byaba bitakubereye, niko gukizwa no kwemera ubushake bwa Data. Uyu munsi rero, uyu munsi ikintu tujye kurebera hamwe, ikindi gipimo cy'agakiza kawe. Imana irambwira ngo iki cyumweru cyose, iki cyumweru cyose kizarangira umaze kumenya igipimo cy'agakiza, kuko niba ukijijwe cyangwa udakijijwe. Ikindi gipimo cy'agakiza tujye kurebera hamwe umunsi wa none ni ibisubizo n'ibigeragezo. Andika ibisubizo n'ibigeragezo, icyo ni igipimo nacyo. Ibisubizo n'ibigeragezo ejo aka kantu nakabwiye abantu, Pastor Mpyisi yasize avuze, karamfashije na n'ubu. Njyewe ijambo ryose rimfashije, mfite agakayi nandika amagambo y'ubwenge, mfite agakayi mu rugo iwanjye, titre iravuga ngo amagambo y'ubwenge, mfite nandikamo amagambo y'ubwenge, mfite agakayi gahora iruhande rwanjye, ijambo rimfashije ndaryandika. Pastor Mpyisi baramubajije bati ikintu gitumye urama ukaramba imyaka 102 niyo yari afite mu Rwanda, niba kibashwa kwigeza. Arababwira ati ikintu cya mbere ntanzangano ngira. Arababwira ati ikintu cya kabiri singira umururumba. Arababwira ati ikintu cya gatatu, amen, abo twari kumwe, sinigeze niyandarika. Arababwira ati ibyo bintu uko ari bitatu nabishobojwe n'Imana iri muri njye. Yarababwiye ati ntanzangano ngira. Kabiri, nta mururumba w'iby'isi nigeze. Gatatu, sinigeze niyandarika. Arababwiye ati ibyo bintu uko ari bitatu nabishobojwe n'Imana iri muri njye. Amen. Tugiye kurebera hamwe igipimo
igipimo cy'agakiza ahandi Imana gupimira ni mu bisubizo n'ibigeragezo. Ijambo rya mbere ngiye kubanza kukubwira ni ijambo rivuga ngo uko witwara mu gihe cyangwa uko witwara mu bihe nibyo bipima agakiza kawe. Uko witwara mu bihe runaka cyangwa se uko witwara muri circumstance runaka nicyo gipima agakiza kawe. Va mu magambo n'utundi tugambo. Uko witwara muri circumstance runaka, uko witwara mu gihe cyangwa uko witwara mu bihe nibyo bipima agakiza kawe. Circumstance runaka, uko bihe bije, uko byitwaramo nibyo bipima agakiza kawe. Va mu magambo we kuvuga ngo ndakijijwe, icecekere. Igihe kizapima agakiza kawe. Niba none se niba kuri konti hari 15 miliyoni wabuzwa n'iki gukizwa? Reka hasigare 0 turebe ko uzakomeza gukizwa. Nyasigare 100,000 waramenyeye kujera 20 miliyoni, tuzarebe ko uzakomeza gukizwa. Mu rugo niba hari mayonnaise, hakaba hari salade, hakaba hari mayonnaise, hakaba hari jus, uzabuzwa n'iki gukizwa? Reka byose ubure n'umugati w'icyatanu, tuzaba tureba gukomeza gukizwa. Reka mbabwire, uko witwara mu bihe nibyo bigaragaza agakiza ufite. Amen, haleluya. Ngiye kubabwira ni ijambo rya kabiri naryo rikomeye. Indangagaciro zawe zizagaragarira mu byo wanyuzemo n'urugamba wanyuzemo. Nibwo indangagaciro zawe zizagaragara. Kavuga batwemeze kose mama tumukunde uvuye muri biriya bihe adahemutse, uko yemeze kose chapo. Indangagaciro zawe zizagaragazwa n'urugamba warwanye. Nibwo indangagaciro zawe zizagaragara. Ubwo avuye muri biriya bihe adahemutse, akaba avuye muri biriya bukuma adahemutse, akaba avuye muri buriya busora adahemutse, akaba avuye muri buriya bukene atandavuye, akaba avuye muri ariya magambo adacumuye. Indangagaciro zawe zizagaragazwa n'urugamba warwanye. Ureka amagambo, va mu magambo yewe ngo ndakijijwe. Va mu magambo wivuga menshi. Ibihe bizasobanura. Yesu nashimwe ariko andika irindi jambo rikomeye, ijambo rya gatatu rikomeye. Ibyabi bisubizo bamwe bari bacyandika. Navuze ngo indangagaciro zawe zizagaragazwa n'urugamba warwanye. Oya ya muko hanyangura va mu magambo tuzabibonera cyagiye wambaye agatimba ku ruhimbi hari utadukojeje isoni, nibwo tuzamenya kukije. Dabi komeye wanyuzemo nubi soka mudahemutse, nibwo tuzamenya kukije. Ntabwo ushobora kugaragaza ko uri umukristo cyangwa se ngo ushobora kugaragaza ko uri inyangamugayo utaragera aho wagombaga guhemuka. Nibwo iki ntushobora kuba ngo uzi kwihangana utarabana n'abantu bataraba kwihanganirwa. Turi kumwe? Ntabwo ushobora kuba ngo uzi kwihangana utarabana n'abantu badashobotse, nibwo tuzamenya ko uzi kwihangana. Kandi
ntabwo ushobora kuvuga ngo ndi inyangamugayo utaragera aho wagombaga guhemuka ngo tubone koko ko ubaye inyangamugayo, nibwo tuzamenya ko uri inyangamugayo. naho ubundi iva mu magambo. Yesu nashimwe. Genda umukristo, uri umukristo nyine byihorere. Hari igihe kizabipima, hari igihe kizapima ubukristo bwawe. Reka nze mbabwirire irindi jambo rikomeye, haba mu bigeragezo, haba mu bisubizo. Ndavuze ngo haba mu bigeragezo, haba mu bisubizo, icyangombwa rinda umutima wawe. Haba mu bigeragezo, haba mu bisubizo bitubona byo mwisi, l'essentiel rinda umutima wawe. Imigani 4:23, Imigani 4:23 andika. Ni ijambo rivuga ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, ibyo bugingo niho bikomoka. Imigani 4:23 ni amagambo avuga ngo rinda umutima wawe, rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko ibyo bugingo niho bikomoka. Navuze ngo nta na rimwe uje wicecekera, ntukavuge ngo uri intwari. Tuzamenye kuri intwari tubonye uburyo warwanya urugamba, nibwo tuzamenya kuri intwari. Haba mu bigeragezo, haba mu bisubizo, mbere icyangombwa rinda umutima wawe. Imigani 4:23 rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, ibyo bugingo niho bikomoka. Mvuko ntiriki Warren yanditse. Rick Warren, tega amatwi wumve amagambo Rick Warren yavuze. Turi kwiga niyo mpamvu uri kuvuga amagambo amwe namwe buhoro, si ngombwa. Ntabwo ari vuga butumwa ko muteri, turi kwiga. Andika. Rick Warren yanditse ngo nutumbira isi cyane uzicwa no guhangayika. Rick Warren yaranditse ngo nutumbira isi cyane uzicwa no guhangayika. Ibiri muri magaze, ibiri mu mujyi, ibiri muri shike udashoboye kugeraho, amazu y'abandi atari yawe, ibitenge by'abandi bitari ibyawe, inkweto abandi bambaye zitari izawe, uzicwa no guhangayika. Ibyo abandi bagezeho bitari ibyawe, amazu y'abandi, amasori y'abandi wagezemo, intebe ngo ushaka zitari izawe udashoboye, nutumbira isi cyane uzicwa no guhangayika. Arongera arandika ngo nutumbira wowe ubwawe muri wowe kugira ngo wishakemo igisubizo cyangwa se wishakemo imbaraga, kuko wowe ntabyo ushoboye, uzicwa n'agahinda. Arongera arandika ngo niwihanga amaso cyane ukumva ko igisubizo ugomba kugishakamo, byanze bikunze igisubizo ndakishakamo, uzicwa n'agahinda. Arongera arandika ngo ariko nutumbira Yesu uzagira guturiza mu mahoro. Utumbira isi cyane uzitwa ibyo wabonye mu gacyata, ibyo wabonye Kibagabaga, ibyo bamaze kugeraho birabareba ni ibyabo, ntabwo ari ibyawe. Nta nubwo abantu bose babonera ibintu rimwe, nta nubwo abantu bashobora, ntibishoboka na za mahanga mujya mubona zicara hano. Ushobora gusanga umwe ameze uku n'undi ameze uku, kandi ari revrejimo bahuje amaraso, groupe sange B cyangwa A, ariko iyo bigeze mu buzima bwo mwisi bashobora gutandukana. Umwe yashaka nabi, undi agashaka neza, umwe yatunga, undi nawe bikaba ibibazo, umwe yahangayika, undi ntahangayike,
mu isi, ubuzima bwo mu isi ni uruhererekane rw'ibibazo. Icyo Warren yaranditse ngo nutumbira isi cyane uzicwa no guhangayika, nuhora wishakamo ibisubizo utabona uzicwa n'agahinda, ariko nutumbira Kristo uzabaho mu mahoro. Hanyuma rero, amen, hanyuma tujya kurebera hamwe, nsomera amagambo ari mu gitabo cy'Abafilipi ibice 4 umurongo wa 12 umurongo wa 13. Abafilipi 4:12-13. Abafilipi ibice 4 umurongo wa 12 kugeza ku murongo wa 13. Abafilipi ibice 4:12-13. Ni amagambo Pawulo yandikiye Abafilipi, aravuga ngo nize kunyurwa, niga kugira ibisaga, niga gusonza, niga gukena, ariko muri byose nashobojwe na Kristo. Soma Abafilipi ibice 4 12 murongo wa hera ku murongo wa 12. murongo wa 12 haranditse ngo nzi gucishwa bugufi, nzi no kugira ibisaga, naho naba ndi hose, nuko naba ndi kose. Umva, yavuze ngo nzi gucishwa bugufi ndetse nzi no kugira ibisaga aho naba ndi hose, nuko naba ndi kose. Nigishijwe uburyo bwo kwihanganira byose, ari uguhaga, ari ugusonza, ari ukugira ibisaga, cyangwa gukena. Shobozwa byose na Kristo. Subiramo ayo magambo integraroma neza mu Kinyarwanda gisobanutse. Yego. Nzi gucishwa bugufi, Pawulo yandika ngo nzi gucishwa bugufi, nzi no kugira ibisaga, ndetse nzi no kugira ibisaga. naho naba ndi hose. Mu yandi magambo Pawulo ningaho yavuze ati ibyo bihe byose nabinyuzemo. Kuko muribuka asezera ku itorero rya Efeso yarababwiye ati mumenye ko ntigeze mbaremerera, natunzwe n'amaboko yanjye mboha ibitebo. Ntabwo nabaremereye, natunzwe n'amaboko yanjye nibohera ibitebo. Yego. Naho naba ndi hose, aho ndi hose, nuko naba ndi kose. uko naba ndi kose, nuko ngaragara kose. People baseka bataseka, je m'en fous. Nigishijwe uburyo bwo kwihanganira byose, ibintu byose, ari uguhaga, ari ugusonza, ari ukugira ibisaga, cyangwa gukena. Nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Ngiye kwihuta vuba na bwa, ndaje mbabwira ibice bibiri. Tujye kubanza kureba uko ushobora guhagarara ku misozi y'imizeti. Mu yandi magambo, ngiye kubanza mbabwira uburyo wahagarara ku musozi w'ibisubizo kandi Imana mukagendana neza. Ni gute wahagarara ku musozi w'ibisubizo y'amasezerano amaze gusohora? Amen. Ibyavuye ku mavi bigira gute? Ibyavuye ku mavi birindishwa iki? Ayandi mavi. Ni gute wahagarara ku musozi w'ibisubizo ariko kandi Imana mukabigenderamo neza? Abadivantiste bagira inyigisho nkunda mu Kristo n'iterambere. Abadive bagira inyigisho nkunda yitwa ngo umukristo n'iterambere. Ibyavuye ku mavi bigira gute? Mu yandi magambo, ibintu biza gufasha guhagarara ku musozi w'imizeti we, Imana nimara kugutabara, mu yandi magambo ikaguha ibyase, ikaguha umugabo mwiza, ikaguha umugore mwiza, ikaguha inzu nziza, ikaguha imodoka nziza, ikaguha urugo rwiza, ikaguha icumbi ryiza, ikakwagurira imbago. Mbese ni gute uzahagarara? Hayi Mana y'ukuri
komeza kunyobora uranshishe mu nzira yo gukora ibyo ushaka mwami kuba aho nta gufite bintera ubwoba n'amaganya ndetse byabasha kugeza no mu rupfu. ijambo rya mbere Pawulo tubonye amagambo ameze ya Pawulo, ariko Pawulo yakunze kwivuga pe kandi yakamabwire ngiye kujya mvuga ubuhamya bwanjye guhera uyu munsi no guhera ejo bundi hashize na ryari nta muntu nzongera kuvugira ubuhamya ko ntabwo mbazi. Nzavuga ibyanjye ntabwo mbazi, njye ntabwo mbazi. Nimvuga ibyanjye ntuzavuge ngo mama tumukunda ariyemeye. Njye kujya avuga ibyanjye kuko ninjye wiyizi, naho mwe simbazi. Kristo niwe ubazi. Kongera guhagarara hano ngo ndi kwita ku mahano ngo kanaka fini termine kuko njye ntabwo mbazi. Njyewe mama tumukunde naracutse icyo bita gucuka kwibere. Iyo wacutse kwibere ntabwo risubiraho. Nzavuga ibyanjye ko ninjye wiyizi, naho abandi ntabwo mbazi, ntabwo mbazi. Personeloma Pawulo yakunze kwivuga pe nzavuga ibyanjye nzi n'umutima wanjye nzi, naho imitima y'abantu ntabwo nyine icyo nzi cyakora nzi hawuzi. Wenda ngo yambaye icyatsi nangwa umuhondo. Amen. Yesu nashimwe. Icyambere rero twihute andika kugira ngo uhagarare ku musozi w'imizeti Imana mugendere neza. Icyambere no kumenya hebyo ufite n'umugisha ufite aho byavuye. Shyiraho akadomo. Kumenya aho byagize gute? Kumenya aho byagize gutera? Kumenya aho byavugize. Icyo kuri wavuye mu nda byikoreye akava mu nda inza yihetse ku mugongo, akava mu nda. Ariko na Yeremiya yamubwiye ngo nakuremye nakumenye utaraburusura mu nda ya nyoko. Noneho ubwo nuza wikoreye iyo nzu ndabwo Imana izaba yayikwikoreje mu nda ya nyoko. Ntacyo uzirata ubwo ngo njye nongera guhagarara hano ngo ndi kuvuga umuntu naracutse uko umwana acuka kwibere ntarisubireho. Reka mbabwire tabone uyu murimo maze imyaka 15 nshumbye itorero. Niba ari ikintu Imana yanyigishije n'umuntu icyo bita umuntu, mbere na mbere ugomba kumenya aho byavuye. Urahazi cyangwa ntabwo hazi? Urahazira cyangwa ntabwo hazi? Aho byavuye urahazi? None se hari ukutari waragize ngo bene wanyu bakore aho wakomanze bakanga gukiwe ngo urahangana iki? Utarasa ugatarasa ukava giporoso n'amaguru ukagera ku kidendezi n'ayandi ntabavimvire mu modoka bene wanyu. Abana babura minerivare 1 2 3 4 bakabura minerivare, ntabari kwishira amamiliyoni n'amamiliyoni. Mbere na mbere ugomba kumenya ko umugisha wavuye warangiza ukayoba. Yesu nashimwe. Amen. Haleluya. Uko niko guhagarara mu bisubizo neza, kumenya ko byavuye.
nashatse itike y'ura mwana w'umukobwa wari ugiye kugenda cyo kudiringa n'umuntu kuri telefone mu mujyi aho bagurira amatike. Kampereza itike kwa kangahe nti oya. Kampereza indi kwa kangahe nti oya yewe. Indi kwa kangahe tari ko mubyeyi. Bimeze biti. Ndambwe nti emisi yose uri kushyiraho nzaba ndi ku rusengero nge ndi pasteur. Oya ntabwo byakunda. Kwirwa mpangare ku kibuga cy'indege kwa kane mfite haraka na stress. Ngiye guherekeza. Ni umwami se ni marayika wavuye mu ijuru ngiye guherekeza. Ni igiki? Ni marayika ni Yesu waje se cyangwa ni ku kibuga cy'indege ngaragiye muri Canada agiye mu ijuru se? Ugasanga ibintu abantu babiremereje byaremereye cyane. Cyaremereye. Ni uwa mbere ugiye se? Ni uwa mbere uje se? Ikibuga cy'indege se niki? Uwo muntu twadiringaga arambwira ati mada bimeze bite? Arambwira ati rero uwo munsi ushaka hari byongera ku dufaranga. Ndambwira nti nta kibazo twongereho. Nta stress. Wakane w'amateraniro ngo ndi muri stress ngo amavarisi ngo hari bibura ngo hari utugufuri tutaraboneka. Ntabwo byakunda. Nshakira umwanya ndi free. Nta gahunda ya data ihari. Ngo ndi kwa mbere nasaraguritse ku kibuga kwa mbere amateraniro ni 11 saa 9 nasaze nabaye umusazi. Oya insha ati hariyongera kudufara twongereho. Reka mbabwire imuhaye visa ngize Imana nongereho no kuyihemukira nsiba amateraniro. Kayimana yavuze ati ko nibyo umpembye. Mukozi Imana umwe Joseline ura mwana w'umukobwa muri ADP nkunda wigisha neza. Yabwiye abakobwa ati bako mubonye imigisha, mubonye za salary, mubonye iterambere, muhembye Imana kwambara ubusa. Ura mwana w'umukobwa muri ADP ndamukunda pe. Ura mwana w'umukobwa kandi none utazava ngo mama tumukunda uvuga ibi telefone muzishyire muri siranzi ngo buriya ni kuriye no mama tumukunda ntakajye tuzana hiyo mihindiro. Ntabwo azibigezweho. Ni umwana w'umukobwa wize afite kaminuza nivo afite kaminuza ye. Ni umukobwa mwiza. Yaravuze atari kwereka nze mbabwiye niba mwuka wera kubwira ko gutobora izuru ari byo bikubereye ritobore. Ariko ritobore mwuka wera yakubwiye niba mwuka wera kubwira ko gutobora izuru ari byiza bikubereye ritobore. Niba mwuka wera ariko yakubwiye, niba mwuka wera yakubwiye ngo ushyira Jeanette ku mano no ku maguru, mwuka wera akakwemeza ko ari byo bikubereye, shyiraho ayo mashanete. Niba mwuka wera yakwemeje ko ari byo bikubereye bishyireho. Mwana w'umukobwa yaravuze ati yemwe bako Imana ibagiriye neza ibahaye utuzi mu mabake muyihembye kwambara ubusa nibyo muyihembye. Visa mazu umwaka nyirindiriye narasenze amavara ko bakabigera naho ndira baza ngiri mana nkura mu rungabangabo ntibaduhakaniye ntibatwemereye urungabangabo ruranye. Umuhanuzi umwe arambwira ati iriya visa y'uramwanya ihagamye ahantu mama tumuku uzakoboka amavi ntabwo izaza vuba. Ariko namwe ye nindagiza nyihembe gusiba amateraniro. Hayiwewe nyihembe gusiba iteraniro ngo pasiteri yaherekeje umwana ku kibuga. Hayiwewe kaho indege zigenda kwa kane gusa, kwa gatanu ziragenda, kwa gatatu ziragenda. Yesu nashimwe. Muzi aho byavuye. Kabiri kukaze ku muzeti nugera ku musozi w'umuzeti muyane magambo ukagera ku musozi w'ibisubizo. Kabiri. Amen. Kabiri yaba murokore mpamvu bamwe badasubizwa cunga neza niba atari wowe. Mpamvu bamwe ibyabo bidasohora cunga neza niba atari wowe keskese. Reka mbabwire baroko ibi Imana iduha bigira kondisiyo. Ngiye kukubwira kondisiyo ebyiri. Niguha umugisha uzamenye ko umugisha uzagendana na kondisiyo.
kondisiyo ya mbere, kondisiyo ya mbere, Yesu nashimwe. Kondisiyo ya mbere we, Yesu nashimwe. Haleluya. Imana ni guha umugisha. Kondisiyo ya mbere ni gukomeza gusenga, kuyubaha no kuyubahisha. Kiraho akadomo. Ntabwo ari ukugamika. Uzakomeza gusenga, uzakomeza kuyubaha, uzakomeza kuyubahisha. Kabiri, Imana ni guha umugisha. Kondisiyo ya kabiri, ugomba kuba umuntu uriwe udahindagurika, ngo uhindurwe n'amadolari, uhindurwe n'amayero, ingendo ihinduke, imvugo ihinduke, imyitwarire ihinduke, completely wibaza utari kuriya niwe cyangwa se. Iyo ni kondisiyo ya kabiri. Kondisiyo ya gatatu y'iby'Imana ibaha, imigisha Imana iduha, byanze bikunze igomba kuba ifite inyungu. Ngizo kondisiyo z'ibintu Imana iduha. Mwandike rwose. Ndacyasubiramo, ndabasubiramo. Ndabizi ko hari abadafata vuba. Abantu bose ntabwo bafatira rimwe. Abantu bose ntabwo bafatira rimwe. Niyo mpamvu ndi bujye nsubiramo. Bo hari abamaze kwandika tayari. Rero kametodoloji yo kwigisha ndajya subiramo rimwe. Ibintu Imana iduha bifite kondisiyo. Kondisiyo ya mbere, Imana ni kugirira neza, gukomeza gusenga, gukomeza kuyubaha no kuyubahisha. Kabiri, amen. Kabiri, Imana ni guha umugisha ikakugirira neza. Ugomba gukomeza kuba uwuriwe udahindagurika. Personality yawe Imana irayashaka y'umwimerere. Ntaguhindurwa n'ibihe, ntaguhindurwa n'iminsi, ntaguhindurwa n'imodoka, ntaguhindurwa n'amadolari, ntaguhindurwa n'akazi, ntaguhindurwa n'urugo. Abana beza, abana. Nabwiye abantu ngo nta muntu n'umugira abana babi. Nubwo cyaba ari ikigoryi ni cyiza. Ariko ye, abana beza, umugabo mwiza. Watanze iki sera? Uretse ubuntu Imana yakugiriye. Kondisiyo ya gatatu ni iyihe navuze? Ibi Imana iguha, umugisha Imana iguha, mu yandi magambo igomba kubigiramo inyungu. Reka nze guha urugero. Ni gute wahembwa 1 miliyoni, Imana igukubise umushahara wa miliyoni, ukabura na omo yo gukoropa ya makaro? Question mark. Question mark. Ni gute Imana yaguhereza salary ya 1 miliyoni, ukabura n'akadobo ka omo mu kwezi ngo uvuge ngo kwemeze kose hari ngomba kugura papier hygienique zahare hepfo wendi pakimwe? Ibintu umva, nari nshonje ntimwangaburira, nari nambaye ubusa ntimwanyambika. Yesu nashimwe. Ibintu Imana iguha ntabwo ari ibyawe wenyine, bigomba kugirira abandi akamaro. Mudaheranwa n'ukunda kuvuga ngo ariko ibyo ndi kuvuga turi kumvikana. Muri kubyumvara? Kangire vuba. Ndi ku ijambo rivuga ngo guhagarara ku musozi w'ibisubizo. Mbere na mbere no kumenya aho byaturutse. Kabiri, ibintu Imana iduha bifite kondisiyo. Kondisiyo ya mbere no gukomeza gusenga, kuyubaha no kuyubahisha. Gatatu, kondisiyo ya kabiri, ugomba kuba wuriwe udahindagurika, udahinduka. Kondisiyo ya kane, ibyo Imana yaguhaye bigomba kuyigirira inyungu. Iyi bafure ukajya uyireba ukavuga ngo iriya bafure ninjye wayiguze. Kwemeze kose mu gihe abaririmbyi bakuririmba amajwi agasohoka neza, mbifitemo uruhare. Warangiza kuvuga ngo mbifitemo uruhare, izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Hawe akoze kuba umuntu utagira icyo amaze mu icyayi, kuba umuntu utagira icyo amaze muri karitsiye abo muturanye. Reka ngire vuba rero, ndi kugira vuba cyane. Amen. Haleluya. Itagatatu, idakuri kondisiyo nabirangiye. Itagatatu, wageze ku musozi w'ibisubizo kugomba kwitwara. Itagatatu, uburyo ugomba kwitwara.
icya gatatu ugomba kumenya neza ko Imana iyo yabishatse ishyira hejuru, yanabishaka igashyira hasi. Ibyo mbira bishoboye. Yabishatse pa ashyira hejuru, yabishatse papa amanura no hasi. Urabizi cyangwa ntabwo ubizi? Nacyo cyandike. Kimwe Imana yigeze kumbwira ngo ikintu cyose cyatuma umuntu yishyira hejuru nzagikuraho. Umugore umwe arabyara muri korari, mwana wampaye umwana, mwana wampaye, ijuru ratabaye, imuhereje umwana. Mezi 6 arashize batikana, urajya kurepeta, oya urumva umwana yewe kana kwa kanga urajya kure, oya urumva umwana isererake ye, isererake iyo nkari kumuha sererake kana urajya muri repeti, oya uyu mwana ntabwo yamenyereye kujya hanze kana ure. Imana iti ndaje nkwereke, reka ngukurire mu nzira usubire ku murongo wa mbere muri korari. Kanze nkure mu nzira usubire ku murongo wa kabiri muri korari. None se nagirane nibyo mpembye, wasabye umwana ndamuguhaye, none umwana bayikigeragezo, ndakubuze mu murimo wateraga ryajwe rya kangaye, noneho reka nkureho usubire mu kazi. Ibiramwishe. Wagize ngo Imana igira imikino se niko bababwiye? Kugira ngo Imana ni nyoko wanyu. Tugendane. Nari ngeze ku giki ishyira hejuru igashyira no, ikindi cya kangahe, ikindi cya kane. Haleluya. Reka nza nkubwire nabona ugeze ku musozi w'imizeti, mwandike Mwuka Wera arajya asobanura. Igihe cyose uzabona ugeze ku nutumva ubaze no mwicaranye, biremewe no muri class umuntu abaza uwo bicaranye. Ntabwo urabukopeye ni note, ntabwo turi mu bizami. Yari note wabaza mwicaranye ntabwo urabukopeye, nta cyaha kirimo. Cyakora ni ntangi bizami mugakopera bwo muraba mucumuye. Mukanyandaje ntangi bizami. Ni ntangira kubaza ngo ngitangira navuze ngo iki, ugakopera. Ibyo bihanwa n'amategeko. Amen. Akandi kantu keza nubona wageze ku misozi y'imizeti, reka nze nkubwire, umva nkubwire muroko. Nubona Imana yakugiriye neza mu buryo bugaragara, nawe nyine ukabibona neza ko Imana yakugiriye neza, ndetse n'abantu bakaba bibona ko Imana yakugiriye neza. Bwira umutima wawe ngo bwira umutima wawe umanuke hasi. Bwira umutima ngo umutima we, mutima amanuka. Bwira umutima, bwira umutima, nubona Imana yakugiriye neza mu bigaragara nawe ukabona kuko niko kuri. Abantu barabibona ko umeze neza. Mu yandi magambo wageze, bwira Imana ngo mutima wanjye, mutima wanjye, mutima wanjye mbabarira umanuke. Akandi kamanutse ndi hano, akandi kamanutse ndi hano, ndetse uzabwire n'amaso yawe ngo maso yewe maso y'umubiri, ibi ngibi bibone nk'ibitariho. Maso y'umubiri we bibone nk'ibitariho. Yewe maso y'umubiri bibone nk'ibitariho. Reka nze mbabwize ukuri, kwambaye ubusa. Mama tumukunde singira ubujajwa no kubeshya utuntu no gushyashyaza. Mbarahije ukuri najyaga mbona inzu ya etaje, umva ni gitangaza. Kabona niki gitangaza mama daya. Ariko mbarahije ukuri inzu nicayemo, sinjya menya ko nta nubwo nzi ko ari etaje. Mbarahije ukuri ko Imana sinzi uko imeze, sinzi cyari cyo, sinzi ari igiki, uko nari ndi mu kajagari n'ubu nuko numva ndi. Mbarahije ukuri kandi uko mbabwira no tera najyaga mbona inzu za etaje nkabona ni gitangaza.
mbarayije ukuri kwambaye mpagaze ahaherahe muri iyi kamera ni ibisanzwe, ni ibisanzwe pe. ibirimo ntabwo mbizi, hari n'abagiramo bakavuga ngo ariko di karagatako kibuka ko karimo koko harya karimo. N'igihe nabiguriye numva ntabwo nkizi, ariko disi karagatako ni keza. nkabona ryari ako gatako mbonana nako ryari, sinjya nicara muri salo, nihurira mu byumba ndi kwisengera, sinjya ndeba televiziyo ngewe, nicaramo ryari se muri iyo nicaramo ryari cyo gaje nk'abasitsi iki ntabwo ndeba televiziyo rwose. nta mwanya mfitiye ibyo ngibyo ngo ndi ku telekomande, oya nta mwanya nkunda kubona w'ibyo, barahije ukuri. Ese iyo mitako wagize ngo ndanayizi ko umuntu ashobora kuhagera gusa ngo karagatako ni keza narakibagiwe, naribagiye ko karimo. yewe cyakora mana y'ijuru n'isi we, wa mana we nawe sinzi uko wandema. Amen. Reka nze kubwira kanyuma ko ku musozi w'imizeti, musozi w'ibisubizo, umva kanyuma we ibyo ufite jya wicara uvuga ngo ndatijwe. Nikira mu kinyarwanda cyiza niki intizo, ndatijwe hakiriye imodoka ariko nuza uzayisiga. Ninde muntu bagerekaho imodoka irusororo? Ninde muntu bagerekaho ijipe nziza irusororo? Akiri uyigendamo ariko nuza uzayisiga. Ni ngo hamagara uzayisiga nyine. Kiri umugabo mbe mugutije gatoya, ni ngo hamagara uzamusiga cyangwa nawe gusige kira babana mbe mbaguhaye. Kwemeze kose uzagenda muhereze Imana icyubahiro. Dutije data turatijwe kandi abishatse yakwisubiza ibye. Yagira ate? Umugabo warukunze yagira ate? Umugabo warikunze yagira ate? Yagenda. Umugore warukunze yagira ate? Abana warukunze bagira gute? Inshuti magara zagira gute? Nyoko na so byagira gute? Kirambe ngutije. Akirambe ngutije disi we, ariko uzansubiza mu gihe nugenda uzabisiga. Akirambe ngutije. Uyigendamo. Wawe enjoyinga nabo. Ariko mu gihe gikwiye nateguye. Uko niko kuri kuzuye n'intizo. Hanyuma rero tujye ku kandi gapaje. Ni gute wahagara mu bigeragezo? Mwabyanditse ibyo bintu byo mu bisubizo? Mwabyanditse ibyo bintu byo guhagarara ku misozi y'ibisubizo? Mbere na mbere niki di abicembere ubundi niwo bagowe no muri classe abanyeshuri babaswa yihishaje inyuma yundi. Umva iyo mwarimu yabaga avuze ati umva icya mbere ku misozi y'ibisubizo kumenya aho byavuye. Kabiri iby'Imana iduha bigira condition. Amen. Gatatu
ugomba kumenya neza kwishyira hejuru igashyira no hasi, byose irabishoboye. Kane, nubona bigaragara ko koko nawe, bwira umutima utuze, bwira umutima wanjye we manuka gatoya, yewe mutima wanjye, kandi yewe maso yanjye mbabarira ubirebe nk'ibitariho. Icya kane, icya nyuma, turatijwe we nibishakiza byisubiza. Hanyuma guhagarara ku musozi w'ibigeragezo rero sasa bimaze kuba sangapi? Saa 20. Guhagarara ku musozi w'ibigeragezo, amen. Hanyuma yageze mu bigeragezo kwanza, umva rero, umva icyambere ugomba gukora iyo wageze mu bigeragezo, ugomba kwakira ibihe uko bishye, impano yo kwakira. Donc muri Kiliziya Gatolika bakunda kuvuga ngo inema, umva we, saba inema yo kwakira ibihe, cyo bita kwakira ibihe. Kiri bihe aho kugira ngo urire unasare bazimana ngo ese ko bije urashaka kunyigisha iki? Andika isomo ni rihe papa, kuko nta kigeragezo na kimwe kitagira amasomo. Hari ikigeragezo uzakuramo kumenya abantu, hari ikigeragezo uzakuramo kwihangana, hari ikigeragezo uzakuramo haba wari wizeye n'abari ugize gute, Imana ikakubwira iti naje nkwereke rero mbere na mbere kugira ngo ukomerere mu bigeragezo. Number 1, amen, saba impano yo kwakira ibihe. Amen. Kandi ubwira Imana ngo wa Mana we mbabarira, wa Mana we, wa Mana we ushaka kunyigisha iki? Hanyuma murambabarira uyu munsi ni iyi saa 2 niturenza n'iminota 10 murayimbabariramo. Ubundi ntabwo nkunda kujagarara mu bintu bya gahunda, oya rwose. Mana saba imbaraga zo kwakira. Njyewe umuntu umwe tuziranye ukora muri service psychosocial hariya bakora counseling z'abantu bafite ibibazo bagize za trauma n'ibindi, maze turaziranye no muri service psychosocial, maze gupfakara yange ati mu gihe kidatinze ndaje kubona iwacu. Ndambwira nti kubera iki? Arambwira ati abapfakazi benshi baza gufata ibinini iwacu. Akora muri service psychosocial CHK hariya. Yarambwira ati rero mu gihe kidatinze buriya ngiye kukubona uje gufata ibinini iwacu. Ndamaza ngo kubera iki? Arambwira ati abapfakazi benshi baza gufata ibiti, iyo byanze gusinzira kugira gute, service psychosocial niyo miti batanga ya trauma anti stress byo gusinzira, badasinzira batagira gute. Arambwira ati mu gihe kidatinze buriya nawe uzaza gufata ibinini iwacu. Ndambwira nti nkubwije ukuri ko Imana nsenga yampamagaye, nta binini nzaza gufata. Arambwira ati subwo arambwira ati ntabyo urabona, nta ko nawe n'umupfakazi. Arambwira ati yewe uri kwivugishwayo. Arambwira ati nanjye abikoramo nyine, akora muri service psychosocial nibyo yize. Arambwira ati nanjye ndayifata maze kandi mbikoramo ko nawe n'umupfakazi. Arambwira ati abapfakazi benshi na habirukira kuza gufata ibinini bituma basinzira, bituma badasara, bituma badata imitwe, bituma agahinda gakabije n'ibindi. Reka nze nkubwire muroko, nugera mu bigeragezo uzabaza Imana ngo ushaka kunyigisha iki? Kabiri, usaba impano yo kwakira ikigeragezo. Akira kandi ucyakira uko kije. Kabiri ndi kwihuta. Icya
kabiri nugera mu kigeragezo uzamenye neza ko ikigeragezo ari cyawe bwite tawe mu gifatanyije tawe cyangwa iki kigeramo parayagara yewe kuri inyuma bakuri inyuma umuntu yakuba inyuma mu kwezi kumwe cyangwa abiri ariko ntabwo ashobora kukuba inyuma amezi 6. Tega amatwi ikigeragezo ni icyande baroko personeri ni cyawe bwite na Yesu ubwe yaravuze ngo buri wese yikorera umusaraba wagira gute ankurikire. Turi ku ijambo rivuga ngo ikindi kiza gipima gakiza ku murokore ni ibisubizo n'ibigeragezo. Va ku bantu reka nze mbabwire baroko ikigeragezo ntikizaguteranye n'abantu. Ikigeragezo ntikizaguteranye n'abantu. None se ntikizaguteranye n'abantu. Ikigeragezo ni cyawe bwite. Bazimana ngo man iri ni ishuri n'ikigeragezo ni iki y'abantu basenga rero ntabwo Imana yaguheza mu rungabanga. Ikigeragezo ni cyande kizaguteranye n'abantu. Gatatu nugera mu bigeragezo. Icya gatatu nuramuka ugeze mu bigeragezo ni cyawe. Mama wacu ntacyo yakoze, nyoko wanyuse ni Imana yawe. Mama wacu ntacyo yakoze, data wacu ntacyo yakoze, imiryango nta iri kundebera. Umva, Imana yakinze ntawakingura, yakinguye nanone ntawakinga. Iri ni ihame ry'Imana nyiribiye. Ikigeragezo ni icyawe, kihiringemo ukiraremo kivurugutemo abandi basinziriye bari kugona. Nuzakubwira ngo akuri inyuma nta kizatuma adasinzira ibitotsi by'ukanuye amaso. Ni ishuri ryawe nyine kuri inyuma. Hanyuma se ikigeragezo cyawe kizamubuza gusinzira? Niko wibwira se ko ikigeragezo cyawe kizamubuza gusinzira? Icyakora ngewe kwisi y'Imana nugira mu kigeragezo umuntu nabonye mushobora gusigarana n'abantu babiri. Imana nayo reka nyita umuntu. Pardon irabimbabariramo biraterwa n'ikigero n'urugero ngiye gutanga. Nyoko wakubyaye n'Imana nibo bantu nabonye bagusigaraho mu kigeragezo. Nyoko wakubyaye hamwe n'Imana nta kindi. Ubundi ibindi byose shyira ku ruhande. Haza kubwira ati wa ni mwene nyoko muri kumwe mu mujyi, akubwira ati umva nkubwire subira mu cyaro. Basi Kigali we subira mu cyaro, ureke gukomeza kuntesha umutwe. Subira mu cyaro, ndavuze ngo subira mu cyaro. Wumvise cyangwa ntabwo wumvise? Ubundi so wabajyanagamo uzi ko bizagenda bite? Wabajyanagamo uzi ko ubundi uzashobora kubishyurira? Nyoko wakubyaye akakosa hamwe n'Imana nyiribiye nibo bantu nabonye bagusigaraho ibihe byakomeye. Ibindi byose shyira ku ruhande. Shyira ku ruhande. Ni inshuti yanjye kadasohoka nuko muri gusangira ikawa.
inshuti yawe yakadasohoka ariko narumiwe nuko muri gusangira ikawa niyo mpamvu ari inshuti yawe yakadasohoka nuko muri gusangira kofi we umwe agasohoka n'undi undi agasohoka n'undi undi agasohoka n'undi yajya ari wawe icyayi cy'amata nawe wagerayo mayoneze n'amafiti ku meza ngaho nirukubere ndebe igihe uzaba udafite na mukaro inshuti yakadasohoka inshuti ni Kristo Yesu nashimwe ariko ikigeragezo ni icyandera personero makigugurane ni icyawe bakuba nyakubanye ibiki byose nawe aho umuntu afakara bakagera hari umugabo w'inshuti yanjye uriya mudamu w'inshuti yanjye witabye Imana umugabo niwe wambwiye atari ko abantu ko nababuze bagiye ndambwiye ngo baragenye bakwitayeho ntabwo ari umurokore ndamubwiye ngo mu kirokore twebwe umva uko tubyita reka nze nkubwire ijambo ryiza mu kirokore umva uko tubyita twebwe mu kirokore turavuga ngo ikigeragezo ni icyawe arambwira ati koko niko kuri arambwira ati abantu baragiye ninde se umwitayeho buri wese ni busy ugurana n'ikigeragezo cyawe ntibagusuye ntibagize gute ntibakurebye bande se bakureba ijuru ritagusuye ninde wagusurara ijuru ritagusuye ninde wagusura ijuru ritategetse ninde wakora amen nugera ku musozi w'ibigeragezo menya neza ko ikigeragezo ari icyawe gatatu nugera ku musozi w'ibigeragezo ijambo rya gatatu haleluya amen kugira ngo umutima wawe utekane amen kugira ngo umutima wawe utekane ujye wishyiramo ngo icyatangiye cyose gifite n'igihe kizarangirira umutima wawe uzatekana agahinda gafite igihe gusonza bifite igihe amagambo afite igihe urungabangabo rufite igihe ubushomeri bufite igihe jya ujya muri iyo context umutima wawe uzatuza gusonza bifite iki igihe kwambara ubusa bifite igihe magambo y'abantu afite igihe azarangirira gusonza bifite igihe bizarangirira ubwambara busa bufite igihe bizarangirira ubushomeri bufite igihe buzarangirira kwangwa n'abantu bifite igihe bizarangirira ujye uhagarara muri iyo context uzatuza mu mutima ikintu cyose gifite igihe kizarangirira amen haleluya haleluya gatanu kane ikintu cyose gifite igihe kizarangirira we kwambara ubusa igihe kirahari ibintu byose mu buzima ibyo bihe igihe gutukwa bifite igihe bizarangirira gukritikwa n'abantu impaka zifite igihe zizarangirira haleluya 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 kukunegura bifite igihe bizarangirira Yesu nashimwe nta kintu na kimwe kiri ku isi kitagira iherezo iyo niyo context kane murokore niba bishoboka kane niba bishoboka muroko mu kigeragezo uzaceceke niba bishoboka mu kigeragezo uzagira gute kuko nuvuga uzinyuraguramo nuvuga uzishyira hanze niba bishoboka ku rwawe ruhande mu kigeragezo ceceka niba bishoboka mu kigeragezo ceceka kuko kuvuga kwawe no kwisobanura rimwe na rimwe uzinyuraguramo ndetse wishyira hanze ceceka niba bishoboka mu kigeragezo ceceka amen amena haleluya haleluya uyu ni umusozi w'ibigeragezo niba bishoboka mu kigeragezo ceceka kuko nuvuga hari igihe uzinyuraguramo cyangwa se ukishyira ku gasi
ceceka. Icyo ni cyakangahe? Icyo ni cyakangahe tuvuyeho? Icya gatanu rero. Haleluya. Niba uri mu kigeragezo, icya gatanu, niba uri mu kigeragezo uzirinde kwisanisha n'abandi, kuko uzashavura wongera ushavure. Niba uri mu kigeragezo uzirinde kwisanisha na rubanda n'abandi. Navuze ngo nugera mu kigeragezo uzirinde kwisanisha n'abandi. Kandi icya kane we, nibishoboka mu kigeragezo uzaceceke, kuko nudatuza uzinyuraguramo, kandi muri ko kwinyuraguramo uzishyira ku gasi no ku karubanda. Ceceka niba bishoboka. Hanyuma niba uri mu kigeragezo, Yesu nashimwe, haleluya, wirinde kwisanisha n'abandi, bizakuvuna. Nujyayo ugasanga bari kurya ifiriti iwawe bidashoboka, bizakuvuna. Bayiriye nanjye nawe ntabwo ari igihe cy'ifiriti wowe, ni igihe cy'ubunyobwa n'intoryi. Gende uzirye, ni igihe cy'ubunyobwa n'iki. Tumutwo tunyobwa tukarangira gutera amakorasi. Yesu we nzagukorera nanjye, Yesu we nzagukorera nanjye, nzagukorera nanjye, nzagukorera nanjye. Uko ndi kugaragura amashu yanjye, nzagukorera mwami we, nzagukorera nanjye. Nkazana n'udukarito niba twabonetse nkanagamo. Kuko iwanjye nibyo bigezweho. Uri gutera amakorasi yawe, twaturimba two guhimbaza Imana, kuko burya iyo uririmbye agahinda karashira. Niba ikintu nabonye kimera agahinda no kuririmba. Amen. Irinde kwisanisha n'abandi, abayambaye reka bayambare, reka bayambara. Ariko urenda kumaza ngo urwo rukweto nangahe wagiye kugura urwishoboye, ni ngombwa se ngo wambare urusa n'urwe? Urukweto nangahe we? Kiko mama mboni iyo kanzu wayiguze muri shike cyangwa muri downtown, nose wewe tegereza nuyabona muri shike urahazi. Downtown ntabwo hayobewe. Urenda kumaza ngo wayiguze muri downtown nta n'igiceri cyatanu, ariko ari kubaza ngo wayiguze muri shike nta n'ibihumbi 10 bafitemo, ariko ari kubaza ngo amakanzu yaguriwe hehe, abana babuze amata yo kunywa. None subwo koko ibyo birahura koko? Mu kigeragezo winde kwisanisha n'abandi. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Ariko gihe cyawe nikigera nawe uzabyambara. Amen, haleluya. Iyo wageze mu kigeragezo, reka mvuga kanyuma, iyo wageze mu kigeragezo uzizera Imana kuruta uko wizeye abantu. Tindana nayo, nushaka uzayagwemo. Tindana niki? Tindana niki? Niyo mpamvu Hana yasize Rukana na Penina, aravuga ati aba bari gusimbiza abana ntabwo nabivamo. Komeza simbiza abana imbere yanjye, abagaragura imbere yanjye. Aravuga ati ndagiye, ntabwo nitaye ku masosi ari ahangaha, ntabwo nitaye ku mafiriti ari ahangaha, reka ninyabye mu rusengero ninjize umusonga wanjye. Mugire mu kigeragezo tindana n'Imana we. Yesu nashimwe. Mugire mu kigeragezo tindana nande, uratindana nabo bavuge uko baguze ibiro 3 by'inyama nangwa ibiro 4 by'inkoko. Hari wigeze guhagarara hano aravuga ati wanjye iyo hatari inyama z'inka n'inkoko, haba hatari iz'inkoko n'amafi. Ahagaze imbere y'abantu, nutindana nabo urataha imitsi yareze yenda guturika. Uko niko kuri.
urataha imitsi yareze yenda kugira gute, imitsi yenda guturika kuko watindana n'Imana mu kigeragezo. Yesu nashimwe. Tindana ni hari uhagaze aravuga ati wanjye ho hatari inyama z'inkoko n'izinka, yo hatari izinka n'amafi. Ariko abantu bazi kuvuga koko, ariko urwo rugo ruharamenya amazinka, ubuzima bw'Ikigali na za Minerivare, urugo ruharamenya amazinka, rugahoramo inkoko, rugahoramo amafi, ariko urwo ariko kandi ceceka mu kigeragezo we. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Rimwe na rimwe twicara kuri uru ruhimbi mumata mukunde mukandeba mukavuga muti birashoboka ko ari kwerekwa, kandi wenda nagiye ahandi, buriya disi birashoboka ko yaba ari kwerekwa, kandi agahinda wenda cyenda gusatura umutima, ariko si ngombwa ko ibintu byose ushyira ku gasozi. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Hari ibyo ugomba kudiringa n'Imana yawe ku giti cyawe, hagati yawe nayo. Amen. Akandi nagaki ujye urinda kwisanisha n'abandi, kuko ni wisanisha nabo byanze bikunze uzashavura. Akanyuma tindana n'Imana wo gutindana n'abantu iri mu kigeragezo, kuko nutindana n'abantu bazaguhemuza, hani uzagucyurira bitewe nuko akubonye akavuga atari ko di, akavuga atari ko buriya yaje yambaye gute n'ibindi. Tindana n'Imana kuruta kutindana. Imana iduhana umugisha. Amen.